Mwongeye kwirirwa inshuti zacu za Paradizo TV. Uyu munsi noneho twabateguriye gakwavu. Urukwavu nibwo tugiye guteka, murarubona urukwavu. Nimba utazi kuruteka, umunsi ndakwereka uburyo watekamo urukwavu rukaza ruryoshye kandi rumeze neza. Ungiye kubanza nkarange ano maguru y'inkwavu, noneho nyuma ndakwereka uburyo ushobora gukora isosi ugashyiramo za nkwavu zawe. Hano mfite inyanya zirapye, mfite igitunguru, mfite magi, mfite sauce tomate, mfite na tungurusumu n'amavuta n'umunyu. Uburyo ndi bukoremo isosi, noneho nkarambikamo za nkwavu zanjye. Ngiye kubereka uburyo wabikoramo. Murakoze. Noneho tugiye kuzikaranga. Inkwavu inkwavu zacu tukaringira zigashya. Noneho za nkwavu zirabonetse. Ubu ngubu twakora isosi kugira ngo dushyiremo zino nkwavu. Kanze ubwo shyiramo amavuta, igitunguru, tugashyiramo tungurusumu, dushyiramo tungurusumu, bigashya. Gashyiramo magi. Tugiye gukora ya sosi yo gushyiramo za nkwavu zacu. Kubera ko ushyizemo magi nayo igira umunyu, ugerageza gushyiramo umunyu muke kugira ngo hataza kubamo umunyu mwinshi mu biryo byacu. Isosi yacu urabona ko bihindura ibara, twahita dushyiramo inyanya, noneho tugashyiramo sauce tomate. Shyiramo sauce tomate yacu.
urabona ko inyanya zahindutse, ugashyiramo sositomate ukavanga kugira ngo sositomate ishye neza, ukitonda ukamenya ko sositomate yahiye neza. Iyo idahiye neza isosi ntabwo iba imeze neza, uba wumva itesitinga nabi mu kanwa. Twongera sositomate yagashya, ukavangavanga kugira ngo idafata hasi. Uvangavanga kugira ngo sositomate yawe ishye neza, making sure ko yahiye neza. Sositomate yacu ihiye hari ukuntu izana ibara rijya gusa nk'iryijimyemo. Noneho tomate yacu imaze kuboneka n'inyanya, ugashyiramo utuzi duke. Irindira gatoya. Noneho urabona ko byahindutse, isosi yacu yabonetse. Ushobora noneho gushyiramo za nkwavu zawe ukarambikamo. Ukagira kugira ngo ugahindura kugira ngo isosi ijye hose, igenda ikwira hose kuri ya nyama yawe. Inkwavu zacu n'isosi yacu byabonetse. Ubu ngubu byabonetse, ushobora kwarura ukarya. Urabona ko ari ibintu byiza biboneye amaso, bibereye amaso. Urabona ko ari ibintu byiza ushobora kurya, kandi inyama iroroshye n'isosi yawe. Ushaka kurisha ikintu icyo ari cyo cyose ushaka, umuceri, ifiriti, icyo ushaka cyose. Urabona ko yabonetse, iraryoshye rwose. Noneho mwakoze kureba uko duteka isosi yacu. Imana ibahe umugisha, ntibagirwe gukora subscribe. Bye.